Tiramura. Wicara sha. Ndakubwa ngo tiramura. Uri kujya ese? Tiramura cyamuga. Tiramura. Niba ukunda gukoresha imbuga nkoranyambaga cyane, ukaba ukunda ibintu bijyanye n'imyidagaduro, nta kuntu waba utazi umunyarwenya Dogiteri Nsabi umaze kwigarura imitima ya benshi bitewe n'uburyo atembagaza abatari bake. Ni umusore wamenyekanye cyane yambarira ingofero, ikoti, karuvati n'ipantaro, ndetse utibagiwe n'inkweto za bodaboda. Imvugo ye itamenyerewe cyane ni kimwe mu bigenda bimwongerera igikundiro umunsi ku munsi. Zimwe muri video yakoze zo gusetsa abantu zakunzwe zigaherekanwa cyane ku mbuga nkoranyambaga, harimo n'iyi. Hano ni kure mutiyeni. Nanje rero mvaga umukiriya wanyu ninje mwitaga mwiza. None nari mbahamagaye numvaga gari amafaranga abantu bayobyaga ngo bagohereje bakagayobya. Nta kuntu mwabisetinga. Uyu musore ukiri muto ndamutse mvuze ko ari umwe abanyarwenya b'abahanga bazamutse neza bafite impano n'ubuhanga mu gusetsa abantu, sinaba mbeshye kuko arabigaragaza cyane. Beri mbarira nditumaye. Sane twate nifunguye none genda witume rero seshikanye gufatira. Tuwarete ibintu byahindutse. Mu by'ukuri amaze kwigarura imitima ya benshi mu gihe amaze muri uru ruganda. Yatangiye kwamamara no gukundwa nyuma yo kwinjiye muri timu ya Kiramani, agatangira gukorana na Kiramani, Mitsutsu, Aisha, Nyambo Jessica, Soroba n'abandi. Kuva ubwo ikibuga baragifashe ku buryo uvuze komedi muri iyi minsi abenshi mu mitwe yabo hahita hazamo aba basore ndetse n'izi nkumi. Gusa uko Nsabi yahuye na Kiramani nabyo n'indi nkuru yo kubara ndaza kubikubwira neza muri iki kiganiro. Ariko se mu by'ukuri Dogiteri Nsabi ni muntu ki? Abaye hate? Ni gute yisanze muri ibi bintu? Muri iki kiganiro ngiye kubwira byose bibaza kuri uyu musore. Nge nitwa Aniki, guhaye ikaze. Mbere yuko nkomeza ariko nizere ko wamaze gukanda like kuri iyi video. Niba kandi ari ubwa mbere ugeze aha, kora subscribe kugira ngo utazongera gucikwa n'ibyegeranyo bicukumbuye ndetse n'inkuru z'urukundo nziza tubagezaho hano ku isomero. Amazina y'ubuhanzi cyangwa se yakoresha mu kazi ke ni Dogiteri Nsabi nyine. Aha rero ushobora kwibaza impamvu yise Dogiteri Nsabi. Ubwo yarabajijwe iki kibazo, Nsabi yagize ati: ubundi nize ibintu bijyanye na MCB, mate, shimi na biology. Ibyo bintu iyo umuntu abyize neza abirangiza afite titre ya doctor, nyine yarize akagerayo. Noneho njyewe narize mbona ngarukirije hafi. Noneho ndavuga nti n'ubundi niyo narindi kujya. Mpita mbyanzura ndavuga nti ndi dogiteri. Iyo titre itihajya ntawe mbisabye, nta n'uwo mbirwaniye nawe. Ndavuga nti ndi dogiteri. Yakomeje avuga ko hari n'aba apotre n'abaprofete benshi bariho tutazi aho bimikiwe. Ati rero nanjye si igitangaza kwita dogiteri. Ariko se mu buryo bwihariye Nsabi ni muntu ki? Ubusanzwe ababyeyi be bamwise Nsabimana Eric, ariko we yiyita Dogiteri Nsabi, ari naryo twese tuzi. Yavutse mu mwaka wa 1999, avukira mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda. Akaba ari umwana wa kabiri mu muryango w'abana 4, abahungu 3 n'umukobwa umwe, kandi akaba afite ababyeyi bose. Yagize amahirwe yo kwiga aho yarangije amashuri yisumbuye. Yarangirije muri GS Muhoza ya mbere i Musanze. Akaba yarize MCB, Mathematics, Chemistry and Biology. Yarangije mu mwaka wa 2019. Mu kiganiro cyariye Dogiteri Nsabi yahaye ikinyamakuru Isimbi, yagarutse ku buzima bwe. Yakuze se akora akazi k'ubufundi, ni mu gihe nyina yateraga amarange. Niko kazi kari kabatunze bakoraga, nubwo rimwe na rimwe kaburaga, ariko avuga kuko bagendaga bamenyana n'abantu benshi, ari nako akazi kabonekaga. Dogiteri Nsabi avuga ko yatangiye umwuga wo gukina filime n'urwenya muri 2016 akorana n'abandi, baza no kwegukana igikombe ku nsanganyamatsiko yari yatanzwe. Ati icyo gihe natwaye n'igihembo. Hari amarushanwa yo gukina ikinamico, ariko byari ukuvuga ku bana bafite ubumuga, uburyo tugomba kubana nabo muri sosiyete no mu mashuri, no guharanira uburenganzira bwabo. Icyo gihe nakinnye neza dutwara igikombe tuba ba mbere. Ndakeka aho niho natangiriye. Nkomeza mu bigo byose nizeho, nabaga mu matsinda cyangwa se club akora ibintu by'imyidagaduro, ugasanga ndabishoboye. Ikigo cyose nigagaho wasangaga nzwi mu bintu bijyanye n'urwenya no kuvuga amakuru.
Ku bijyanye n'izina yahisemo gukoresha mu mwuga yinjiyemo rya Dogiteri Nsabi, yavuze ko rifitanye isano nawe ndetse n'ibyo yize. Ati aho iryo zina ryavuye, ikintu cya mbere cyo nkunda inkomoko yanjye, sinkunda kwihakana uwo ndi we bitewe n'aho ndi cyangwa aho nshaka kugera. Icya mbere naravuze ngo niba nshaka kuba icyamamare ntabwo ngomba kujya kure y'amazina yanjye ngo nyihakane, ahubwo mu gice kigomba kugira amazina nzitwa hagomba kuzamo izina ryanjye, niho navanye Nsabi. Irya Dogiteri ryo ryaje bitewe n'ukuntu nize MCB, kandi iyo umuntu ayize neza aba umuganga. Noneho njye narayize ariko byarananiye, ndavuga noneho reka nubwo ntabigezeho ariko naravunitse, ntabwo ngomba kwirengagiza imvune navunitse nubwo byananiye, mpita mfata Dogiteri gutyo. Noneho bihita bihurana n'ukuntu hari hadutse ijambo rigezweho ryakora umuti. Ndavuga nti si hazajya hakorwa imiti nta muntu wo kuyivurisha uhari? Ndavuga ngo ngomba gushyiraho ka Dogiteri kugira ngo imiti bakoze njye nyivurisha. Nubwo agifite urugendo runini rwo kugenda, Dogiteri Nsabi avuga ko byibuze ubu yishimira izina rye rimaze kugera kuko ryaramenyekanye cyane. Ati izina rya Dogiteri Nsabi rimaze gukura, kuko icyo ngenderaho mvuga ko rimaze gukura ni uko rizwi n'abantu benshi cyane, ubona ko ari ibintu byazamutse bikagera ku yindi ntera. Ni izina ryazamutse rijya mu yandi azwi dufite mu gihugu akora umwuga wa sinema. Buri wese wagize icyo ageraho mu kazi akora, byanze bikunze hari imbogamizi cyangwa se inzira z'amahwa yaranyuzemo kugira ngo agire aho agera. Na Nsabi rero nawe niko byagenze. Ku kijyanye n'ikintu cyamugoye mu rugendo rwo kwinjira muri sinema, yagize ati ikintu cya mbere cyangoye ni ukwisubiza ikibazo cya nzihangana ngeze ryari, ariko kubera Imana no gusenga byamaze gucamo. Ahamya ko umwuga akora ari umwuga ushobora gutunga umuntu, ndetse ko akurikije ibyo agenda abona nta kintu kimuhungabanyije, abona ariho azava ibimutunga n'abazamukomokaho. Ati ngumye mu murongo ndimo ntagize ikimpungabanya, ni ibintu bishobora kuzangirira umumaro ku buryo bishobora kuntunga nanjye nkatunga n'abandi. Umuntu wese uzi Nsabi, ikintu cya mbere amuziho ni imyambarire ye, ndetse benshi iyo bamubonye yambaye imyenda isanzwe myiza nyine nk'abandi baba bavuga ko batabonye Nsabi wa nyawe, wa wundi w'igipantaro, ikote rihora rifunguye, igikaruvati mu gatuza, kongeraho na bodaboda ahoramo, ingofero mu mutwe n'amarinete akingirije ku maso. Iyo myambarire iri mu bikurura abantu bakarushaho kumukunda. Iyi myambarire yari mu kazi ni ikintu yatekereje gishobora kuba nk'ikimuranga kugira ngo binamufashe kuzamura izina rye mu buryo bworoshye kandi vuba. Ati niba ari urwenya ninjiriyemo ugomba kundeba ugahita utangazwa n'uko meze bikagutera kunyitaho. Ndavuga ikintu cyatuma umuntu andeba bwa mbere agatungurwa cyangwa agahita amfata mu mutwe ni iki? Ni uku kwambara ibintu bitandukanye, mpitamo gukoresha ingofero, nkoresha karuvate, amarinete, ikoti n'ipantaro n'inkweto za bodaboda. Uretse komedi, Nsabi burya yifitemo n'izindi mpano nyinshi zimubyiganiramo. Avuga ko yari afite inzozi zo kuzaba umuhanzi cyangwa se umushushanyi. Ati uretse iby'ubwana ni ibintu byinshi umuntu yumvaga azaba, ariko njyewe kubera impano niyumvagamo, ikintu cya mbere cyazaga imbere y'ibindi byose ni ugukina filime no kuzikora. Ikindi cya kabiri ni ukuririmba, hagakurikiraho gushushanya. Nibyo bintu bitatu niyumvagamo ko nshobora kwerekezamo. Nta ndirimbo ndakora, ariko mu mishinga yanjye iri imbere ndabiteganya. Mba mvuga nti hari igihe muzajya kubona mukabona mbatayemo. Mu buzima busanzwe, Dogiteri Nsabi afite ibyamubabaje ndetse n'ibyamushimishije. Ubwo uhise wibaza uti ni ibihe? Ikintu cyamubabaje ngo ni uburyo aba yarakoze cyane bimugoye ngo azamuke, ariko yamara kuzamuka n'iryo zina yishimira ribonye nabyo bikamubangamira. Naho icyo yishimira ngo ni uko yabonye urubuga anyurizamo ibintu bimuri mu mutwe mu buryo bworoshye kandi bikagera kuri benshi. Ikindi yishimira ni uko byatumye yunguka inshuti nyinshi atari asanzwe afite. Kimwe mu bintu yakoze akiri umwana muto n'uyu munsi atajya yibagirwa ni uburyo yigeze kuva mu karere ka Musanze akajya Nyabihu n'amaguru kubera urukumbuzi. Ngo yari akumbuye mushiki we, agenda atanasabye uruhushya. Ku bijyanye n'urukundo, abajijwe niba afite umukunzi kimwe n'abandi basitari benshi, Dogiteri Nsabi nawe yavuze ko nta mukunzi afite, ko ngo ari single rwose. Kwinjira muri sinema nabyo ngo ntibyamworoheye, ndetse ngo kubyumvisha umuryango we byaramugoye cyane. Bwa mbere ababyeyi be babona ibyo akora ntibabyumvaga na gato,
uburyo byazavamo ibintu bifatika byabyara n'amafaranga bikaba byamutunga, ahubwo ngo bamugiraga inama yo kujya mu gisirikare cyangwa mu gipolisi. Guhura na Kiramani bisa naho byahinduriye Nsabo ubuzima, kuko byamufunguriye amarembo cyane, bituma amenyana na benshi ndetse ibikorwa bye bigera kure, ndetse yunguka abafana benshi bari basanzwe ari abafana ba Kiramani na bagenzi be. Gusa Kiramani navuga ko Nsabo yaje ari umugisha, ndetse ngo hari ikintu kinini yongereye kuri filime ze kuva batangira gukorana, kubera ukuntu bahuza. Avuga ko rwose basa n'abari bararemewe gukorana, gusa ukuntu bahuye nabyo ubwabyo biratangaje. Nsabo avuga ko bwa mbere ahura na Kiramani bari basanzwe bataziranye, ariko buri umwe ari ibikorwa by'undi ku mbuga nkoranyambaga. Nsabo yari asanzwe yibera i Musanze nyine, ari naho akorera amakomedi. Noneho rimwe ngo Kiramani aramwandikira kuri Instagram amubwira ukuntu amufana, na Nsabo amubwira ko amufana. Ubwo nyine basanga barafanana. Kiramani ngo yahise amuha igitekerezo cy'uko bazakorana akantu kamwe, bakareba uko abantu bakakira. Nsabo nk'umuntu wari ukeneye amaboko no kumenyekana yahise abyishimira, iki gitekerezo acyumva vuba. Bemeranyijwe gukorana, maze rimwe Nsabo arabyuka atega imodoka imuvana i Musanze mpaka i Kigali. Araza barashutinga, bakora komedi, abantu barayikunda cyane, bayakira neza. Kuva ubwo babona nta mpamvu yo kudahuza imbaraga ngo bakorane, nuko batangiye gukorana kugeza magingo aya. Ubu rimwe na rimwe banyuzamo bakajya mu bitaramo by'urwenya imbere y'abantu, ibyitwa stand up comedy, bagakorana bagasusurutsa abantu. Ahantu rero Nsabo abera igitangaza ni ukuntu iyo akinanye na Kiramani biba ari uburyohe. Noneho yahura na Mitsutsu we bikaba agahebuzo, yakinana na Nyambo cyangwa Aisha byose bikaba biryoshye, abantu bakabikunda cyane. Ngayo nguko rero ngibyo bya Dr Nsabo, umunyarwenya ukomeye umaze kubaka izina no kwigarura abakunzi benshi naha. Ese wari udukurikiye muri kiganiro, ukunda Nsabo? Niba umukunda se umukundira iki? Ninansoresha ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Wakoze cyane kubana natwe, Imana ikurinde.